Muraho neza nanone bakunzi ba JJ Love Family TV. Reka nongere mbahereza ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira, ariko mbere yo gutangira tubanze dushima Imana. Mana, turagushimye ko duhaye kuba amahoro, tugushimiye ku byo wadushoboje byose bitambutse, tukweretse uyu mwanya tugiyemo ndetse tukuragije n'ibiri imbere. Nsengeye abanyarwanda bose, nsengeye abantu bose badukurikira muri aka kanya, duhe kuba amahoro kandi inyigisho wifuza ko tubona uyu munsi tuyibone nk'uko bikwiriye kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira kuri topic cyangwa se ikiganiro tugiye kuganiraho kiravuga urukundo ni iki. Urukundo ni iki? Urukundo rurangwa ni iki? Mu by'ukuri hano turanza kureba urukundo icyo ari cyo ndetse n'ibiranga urukundo, uburyo wavuga uti uyu muntu koko uru rukundo ni urukundo rw'ukuri. So urukundo ni iki rero? Urukundo ni bond iconnectinga abantu batandukanye. Hariho urukundo dukunda imiryango yacu, haba harimo bond ihuza umuvandimwe n'undi cyangwa umubyeyi n'umwana we. Icyo ngicyo nanone ni urukundo, ni ubwoko bw'urukundo. Iyo bond yo ubwayo automatically ibihari, ntibisaba kuyishakamo kuvuga ngo umubyeyi akunda umwana we, kuvuga ngo umwana akunda umubyeyi we cyangwa se umwana akunde umuvandimwe we. Icyo ngicyo rero nicyo kintu twita urukundo, ya bond iri hagati cyangwa se bond twavuga ya umurunga uri hagati y'abo bantu batagomba no kwishakamo, just wizana urwo iyo bond irimo hagati ni rwo rukundo rw'umuryango. Nanone hariho urukundo, ubwo ni urukundo rwa kivandimwe tumaze kuvugaho. Hari urukundo noneho ruba hagati y'abashakanye cyangwa se hagati y'abifuza gushakana, ni rwo tugiye gutindaho cyane. Rero urwo rukundo nanone twavuga ko ari bond iri hagati y'abantu babiri, kuko urukundo rw'abashakanye cyangwa abazashakana noneho birenga kuba umurunga uhuza abantu batandukanye cyangwa benshi, noneho bikaba umurunga uhuza abantu babiri gusa. Ni rwo rukundo rw'abashakanye cyangwa se rw'abazashakana bifuza gushakana, bakiri muri fiançailles, bakiri muri uwo mushinga wo gutegura urugo rwabo. Urukundo bakundana, ubusobanuro bwabyo ni bond iri hagati y'abo bantu babiri gusa ibahuza, kandi nayo irizana ubwayo. Ntago ari ikintu umuntu yihingamo, ntago ari ikintu umuntu yiforusamo, ntago ari ikintu umuntu ashakisha, ahubwo iyo bond hari ukuntu yizana, hari ukuntu iza. Guhera ku gihe umwe abengukiye undi cyangwa se ashimiye undi, iyo bond hari ukuntu yo ubwayo yizana automatically. Ugasanga umwe iyo bond yaje hagati yabo, bigahera ku muntu umwe bikaza gukongeza undi cyangwa se bikanabaziramo icyarimwe. Ariko urwo ni rwo rukundo rw'abashakanye cyangwa se abifuza kuzarushinga mu gihe kiri imbere, kuzubaka urwo rugo rwabo. Twibukiranye ko urukundo rw'umuryango aba ari bond iri hagati y'abantu batandukanye bitewe n'umubare wa famiye cyangwa se n'umubare w'abavukana n'ababyeyi babo. Iyo ni bond ihuza abantu batandukanye. Ariko itandukaniro ku bazashakana cyangwa se ku bashakanye ni bond ihuza abantu babiri gusa, hatajemo wa gatatu, hatajemo wa kane, hatajemo wa gatanu. Aho ngaho ndaza kwibaza ikibazo gikomeye, nkibaza nti wowe mukobwa uvuga ko ukundana n'umusore, ukundana n'abandi basore bane ku ruhande, wowe musore uvuga ko ukundana n'umukobwa mwifuza kuzarushingana ufite n'abandi bane ku ruhande cyangwa batanu, icyo kintu twagishakira izina n'ubusobanuro niba koko ari urukundo rw'abazashakana, rw'abitegura gushakana. Kuko abifuza kuzashakana cyangwa abashakanye tubonye ko ari bond ikwiriye guhuza abantu babiri gusa, cyangwa se ni umurunga uba uri hagati y'abantu babiri, ni connection iconnectinga abantu babiri bonyine. Niyo meaning y'ubusobanuro bw'abifuza kuzarushinga cyangwa se barushinze. Ni rwo rukundo, ni rwo busobanuro bw'urukundo. Nanone ni amarangamutima ari deep
cyangwa se amarangamutima yimbitse agaragaza kwitaho ku muntu n'undi. Urukundo rushingira nanone ku marangamutima ari deep yimbitse ku buryo agaragaza kwitanaho ku muntu n'undi hagati mu buryo nanone bwimbitse. Nituza kuvuga uburyo bwimbitse biraza kugaragaza ko hari n'abandi tuba dukunda bisanzwe abavandimwe iki, ariko iyo hajeho byimbitse bigaragara bond is strong ijya hagati y'abantu babiri gusa, atagomba kwivangamo wa gatatu, atagomba kwivangamo wa kane, oya, ahubwo ari abantu babiri gusa. Impamvu na Bibiliya ivuga ngo Imana yateranyije ko nuko ntihakagira ugitandukanye. Bigaragara ko hari ukuntu Imana ikora igazana ya bondi hagati y'abantu batabigizemo uruhare, batabyihinzemo, batabyishatsemo, nta wundi ngo ugomba kugitandukanya. Usibye ngo urupfu rushobora gutwara umwe rugatwara umwe undi agasigara, nicyo kintu kibasha ku breakinga ya bondi hagati yabo, ukavuga ngo sinkimufite nta gihari. Ariko ubundi baravuga ngo Bibiliya iravuga ngo icyo Imana yateranyije cyangwa se yahuje nta muntu ngo ntihakagira umuntu ugitandukanye. So rero iyo haje kubaho bya bindi bitandukanye, ufite umukunzi, ufite abandi bangahe ku ruhande, naza gushaka meaning yacyo nkumva koko niba ari urukundo cyangwa se niba ari ikindi kintu runaka twashakira izina, nayo iyo sije nayo tuzayijyaho tuyiganire turebe uko biba bimeze n'ukuntu biba bitandukanye muri make n'izindi zina twakita. Hanyuma tugiye kureba ibintu biranga urukundo by'ukuri, biba bikwiye kuranga urukundo, ukuyeho bya bindi twishakira ku mpande n'ibindi bitandukanye, ariko noneho ikintu kiranga urukundo cy'ukuri. Abantu benshi bagiriye ibikomere mu rukundo, bagiriye Mana yo mu ijuru, kugeraho umuntu avuga ati sinzongera ibyo nabonye narabibonye birahagije. Kubera iki? Abantu barenga ku mabwiriza agenga urukundo rw'ukuri, abantu bariyobagiza bakica ukuri koko bakuzi, cyangwa se sometimes bakabikora mu bujiji batazi n'ukuri. Ariko ukuri guhari ni ukuhe? Ikintu kiranga urukundo rw'ukuri umuntu akwiriye kugira, waba wifuza kuzashakana n'undi cyangwa se mwaranashakanye, nabyo tukwiye kubirebaho cyane. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere ibice 13 guhera ku murongo nibura wa 4 kugera ku wa 8, haravuga ngo urukundo rurihangana, cyo ni ikintu cya mbere, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Icyo Bibiliya tugaragariza cyangwa se umurongo mwiza nuko urukundo rw'ukuri mu bintu bikwiye kururanga hagombye kubaho kubabarira, hagombye kubaho kutihimbaza, muri make kutishyira hejuru, guca bugufi. Niba mukundana mukaba mwifuza kurambana kugera kuri cya gihe mwihaye, hagomba kubamo kwihangana, hagomba kubamo guca bugufi, hakwiye kubamo ngo rubabarira byose. Urukundo ngo ntiruzigera rushira, ntirwifuza ngo ibiteye isoni, ntirukora ibiteye isoni. Ntago kujya mu rukundo cyangwa muri relationship bivuga ngo havuyeho boundaries za zindi zo ijambo ry'Imana rishyiraho, ntibivuga ngo hakuyeho boundaries za zindi zo umuco wacu ushyiraho, kirazira n'umuco. Ahubwo urukundo ngo ntago rushobora kwishimira cyangwa se gukora bya bindi biteye isoni. Niba koko ari urukundo ruri hagati yanyu, rukwiye no kwirinda, rukwiye no kugira ubwirinzi bwo kwirinda ibiteye isoni. Ngo ntirwishimira no gukiranirwa kw'abandi, ntirugira ishyari, ntirubeshya. Urukundo rugira ukuri. Urukundo iyo rutari mu kuri mu bantu nk'abantu bakundana, iyo havuyemo ikintu cyitwa ukuri mukabanaho mukwepana, ari amacenga mucengacengana, mu by'ukuri ntago aba ari urukundo. Byanga bikunda hashobora kuba ari indi style y'ikindi kintu runaka, ariko urukundo rwabuze ukuri, urukundo rwabuze kwihangana. Mu kiganiro cy'ubushize twabivuzeho yuko ikosa abantu bajya bakora rikomeye ari uko abantu birengagiza ko uwo mukundanya ari umuntu nk'abandi.
yakosa ukumva yuko bitari bikwiriye ko yakosa, mbese agombye kuba ari umuntu utinyeganyeza kugira ngo bitagenda bitya atanyanga, ariko icyo kintu kiba atari urukundo. Ushobora kuba ari agahato yaguhase, cyangwa se ushobora kuba warabyihinzemo, cyangwa se ushobora kuba bitanakurimo ugendera mu kinyoma. Kandi Bibiliya itweretse ko urukundo rurangwa n'ukuri, rurangwa n'ukuri, rurangwa no kubabarira, rurangwa no kwihangana. Uko nifuza yuko nakihanganirwa niko nkwiye kwihanganira mugenzi wanjye. Uko nifuza ko nababarirwa niko nanjye nkwiye kubabarira mugenzi wanjye. Tugasindagirana, tukagendana umwaka umwe, imyaka ibiri, bitewe n'igihe twihaye cyo kubanira, hatabayeho kuvuga ngo wirebye wikunda. Urukundo ngo ntago rushaka inyungu zarwo, ntirushaka ibyarwo, ahubwo ngo rureba no ku bandi, rureba no kuri mugenzi wawe ukamurebaho, ukumva yuko utifuza mbese ngo ukorerwe ibyiza gusa, ahubwo urukundo narwo rukorera abandi ibyiza. Urukundo rurenga kwiyitaho rukagera ku kigero cyo kwita ku bandi. Urukundo rurenga kwikunda gusa rukagera ku gukunda abandi. Urukundo rurenga kwiyumva yuko ari wowe ukeneye ibyiza, ahubwo rugakorera n'abandi ibyiza. So mu by'ukuri tuganira kuri kino kiganiro tubonye ko urukundo ni bond, cyangwa se ni umurunga uconnectinga, uhuza abantu babiri. Ubwo rwo ni urukundo rw'umugore n'umugabo, cyangwa se rw'abazashakana, rutandukanye n'urukundo rwo dukunda imiryango yacu cyangwa se abandi, kuko rwo ni rw'imiryango yacu ni bond, cyangwa se umurunga uhuza abantu batandukanye, different peoples, abantu batandukanye bitewe n'umubare wabo ndi kumwe nabo. Urwo ni urundi rukundo. Ariko urukundo rw'abashakanye cyangwa bifuza gushakana batari bashakana ni bond ihuza abantu babiri gusa. Iyo haje mu wa gatatu, iyo haje mu wa kane cyangwa wa gatanu, yatera imenya numva yo gutendeka n'iki, rwa rukundo ruba rwapfuye, ntago ruba rugihari. Haba hari ikindi kintu twafashe tukagitereka aho ngaho, ariko kititwa urukundo. So buri muntu wicekinge urebe uwo mukundana, buri wese, haba kuri side y'abakobwa, side y'abahungu, urebe niba nta kantu gatandukanye n'urukundo wazanye mu rukundo muri relationship yanyu gashobora kuba karimo kamunga urukundo rwanyu. Ako kantu gatangira ari gatoya gashobora kurumunga kakazendinga up gashenya umuryango wanyu uwo mwifuza kuzubaka, cyangwa se bigasoza byendinza up ya vision mwari mufitanye muri babiri isoreje aho ngaho ntimushakane, cyangwa se kandi biturutse ku buyobe, cyangwa se ku kinyoma, cyangwa se kutitaho. So rero sobanukirwa urukundo icyo ari cyo rw'ukuri, usobanukirwe n'ibiruranga, bityo utegure urukundo rwanyu neza, mwitegura kuzubaka umuryango mwiza. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ubutaha tuzareba ku marangamutima. Amarangamutima ni iki? What is a feeling? Ni gute umuntu amarangamutima ni iki? Murakoze cyane.